Hey guys, nizere ko twari tumaze iminsi tutabonana. Ikintu cya mbere nshaka kubararikira ni filime maze iminsi kwa long distance. Ubu yahageze kuri channel yayo yitwa Long Distance TV. Wajya kuri link hasi ya Gatarina uraza kutubonaho link ya Long Distance. Kandi mwirebe guys, ni nziza. Musangize n'abandi kujya tubahe n'izindi episode nyinshi. Muzajya mubibona kenshi buri cyumweru muzamubona mu kabiri. Please mudusharingire kandi mwirebe cyane. kugira ngo utazata agapu kagahora ari agapu kameze bye nka madani ya kama Okuga sinzi ukoroze ntiyakarabye. Kandi urumva afite umwanya wo kujya gutekereza ibyo bintu bya madamu ya Ondebera nk'uyu mukarita. Mbabarira. Bara rwose ntago nzongera. Ubu aka kanya uribagiye ibyo nagukoreye. Uzwaretse tukajya mu bapfumu uramakurata wagize papa wawe inzanga kuriya iso yamugize inzanga amukora mu bwanwa nkabona mukatishija. Yavuga ikintu nibajije. Yabwiwe n'iki ko twakize koko. Mukugambo yajyaga avuga ngo mabuja ngo bosi ngo amafaranga urambya Shamwe turigurisha mu muhanda aho tugiyemo. ndayigurisha ariko ngiye n'umukiriya ndamufite. Hano bitandatu murimo n'ibiki? Ibintu murimo n'ibiki? Mwasaze cyangwa? Ndavuze ngo haragira umujya mu bapfumu. Twabiretse. Ndebye naje. Kucisha umwana ushaka kumusha mu bapfumu. Twajya mu bapfumu turabiretse. ya ibyo kujya mu bapfumu reka. Nose ibintu murimo n'ibiki? Byakareye imyaka ufite rumva. Nabihagaritse. Reba imyaka ufite. Urashaka gufata umwana ungana gutyo ukajya kumushura mu bapfumu. Urumva zarangiza rero ungana ate? Ariko abapfumu barakora bate. Akamara kubaza. Ikimana itashobora gukora mu cyumba byanze nubwo utwinjijemo ibintu by'Imana ariko abapfumu barakora. Uzi ko ikintu Imana itagiye babara ari ukuyibangikanya. Ari ukujya mu bintu byo kuva ko umuntu ufite ubushobozi burenze bw'Imana. Kubona umuntu aba yarabuze urubyaro imyaka yarashize akajya ku mupfumu agahita asama akabyara. Bamutwitisha amadini. Abo se watwita abana bazima. Umupfumu sujya ubana abapfumu ngo ngajye gusaba urubyaro bakanza kugusaba. Nazanye bingi zose n'ibisazi bya kavukire barabikiza. Umva kumbwira gisimba ashigikiye na gato. Mama wa papi. Ose uyu mugore yavuye he? Nindi karame mutware. Uyu mutware. Uragatwara imbeba mu menyo. Ariko mama wa papi ari njyewe nawe nindi ugomba kubyuka mbere. Ese wazinze ujya he? Ariko nari nagiye ko naringanye hano inyuma kwivundira igikatsi. Igikatsi. Wagiye muri amagambo yanyu abagore mwirirwa mu mwikaritsiye uwasanga uvuye kumvuga ngo ibiki n'ibiki. Isuko ari cyo cyeka nakuvuga se. Iba amasaha ageze. Yozi ko natashye ninywera agacupa ariko mu mategeko barukura mu kabanekeye kabayiro nubwo atayika kabayiro kubunyobwa. Ese warebye ibiryo urabibona? Ubinzi ifite ibiryo. Usireba. Birimo reba mu masafuriya man. Mu masafuriya. Ndiyo umuntu w'umugabo ndiyo ugomba kujya mu masafuriya. Nese ko mbona bambye umuryango wagira ngo ururuki wabonaga nabiguhanciye. Hano ni mu muryango iwanjye umenye ko inzu ari iyanjye ntabwo ari iyawe. Ubwo nabonaga wakunze kugira ngo naca amazi kugira ngo ugaburire. Naca ku mutwe naca. Wasimbuye urugi. Ubwo rero nuruvaho nibwo ari bukugaburire. Ose nimba ushaka guca mu kire kuki utace mu cyengo umanukire ku mabati ugwemo imbere niba. Nambaraga afika. Ose reba urutoki rwacu. Niba nta no gufata umupanga ngo ugende ukonorera izi sina zacu reba imyumbati ikeneye kongera kwibagara neza ugashyiraho agataka. Ariko uri mu magambo ugenda ujya mu mapanga. Aho mureke turwane hatagira umuntu winjira muri urugo ibaze mushaka kujya mu bapfumu bagarutse hano bakanyirukana ngende. Mwese musengesha zakumarira icyo waretse tukajya mu bapfumu gasita. Yakangiye w'abapfumu ngomba kujyamo. Ari mbabarira sibyo ahubwo mugere mufunga ahantu hose
njye nifite ubwoba kubara amakuru atananasedi bashaka kugaruka tujye gufunga no yewe nangora ntabwo yemerewe kwinjira muri uru rugo ka muntu n'umwe ugomba kutukura mu rugo katuhafunga ariko urandaza ijyanye he tujye gutera imyenda ngiye gutera imyenda mugiye gutera iyande se ngiye gutera imyenda ya Saidi se arahari yakajye kujya yambara ujya hanyambara imyenda y'umugabo hano umugabo udashaka ko yinjira aha sinjye wabaye bosesi Jaka iyo myenda ntuyitere yawe ni ari dutere yawe bicucu kandi iyo mana wihaye nta kizakumarira ndikubwira ngo tujye mu bapfumu bakora umuti uranze n'akazi kawe tugende mama papa reka nkubwire tuvuye nk'ubu iyi nzu nta mazi ifite ntitujya gushaka amazi aka kanya nkimara kubivuga numara kuzana amazi uhita ukura imyumbati uhita uyanika numva akazi ugiye gukora numara ndayinika wivuga ngo ndayanda numara gukura imyumbati ikindi nanone mukangiye muri toilette mbona ifite umwanda ahubwo ndavuze njya kwikubura aka kanya ko noneho urumva no kuba umugore byaravuye narabaye umubonye imyumbati amazi amasarani ibyo byose wowe wabikora rimwe ntabwo uri umuboyi ariko uri umugore wanjye kanitare mbanza ibyo nagutegeka byose ugomba kubikora nimba avuze ngo jya gukura imyumbati jya kuyikura aka kanya nyuma yo gukura imyumbati uranyumva neza ujya kuva amazi kuko iyi nzu urabona injerekani urabona ifite amazi umugabo umenya ariyo mpamvu mereza jya kuvoma yiteka abo jya kuvoma aka kanya mbere rusigaye runava hano iyo nikoreye uzagura indi iyo nzamuye nikora bino bigenda bivirira ejo bundi se wayimenye nkayihomesha nyine uzagura indi idahora kandi ndavuze ubuzima bwo mu cyaro babugura iriya tuwarete uzi umwanda ifite umwanda se nimba ariwe warawineyeho bitewe n'ibigene ntabwo ujya kwitunga nyira tuwarete mama wa papa ngenda avuze nti jya kuvoma amazi aka kanya ngiye kuba nisuye ku burimbe niryamiye kuko ntabwo najya ku kazi ntakarabye mu maso cyakora ndabona kuzarya ko ari ukwirya ibyo bafungura nawe biragenda pe abana sabo mu bakirira muhagaremba badashaka umva ibanyu na pasi mukeneye yo kugura sha ubundi murashaka mangahe dushaka nk'ibihumbi 10 sha wakwita desa twahita twimanukira n'ubundi ko mwaguhisha ibintu bitari bizima ubundi cyane n'ikindi spray 200 wanjijiwe urayanga utaka mu mujyi wacu mama nuke sigera kubwira ngo 200 ubundi guhisha ibintu bizima abantu ufite inzara y'amafaranga ngo 200 nta nisa cyane byo mu bakire birasuzugura kwe sinakoroho bite ubona hari insina hari ruke nziza ntabwo ari nk'hariya haba ubushyuhe bwinshi sibyo sekondo mbona niho kwa mama wawe cyangwa nawe niho wabaga hapa niko kwa mimi ahubwo sinzamuna abapapayi icyo turi ko tumutegereza nyine bicare he mva mubwire sheri sibyo mama ni mugiteye ubwoba muri karise baramwubaha niwe mukire wa mbere icara hangare kandi nterura basi yewe soma ni wowe mwana yewe baba ngo nasuhutse ni wowe se ni jewe iwe ni wowe yo mana niko ni wowe mwana ni jewe yewe ubone narakubuza busa ni wowe sha yes nese twageze hano kare turakunda wari wagiye niwe muri kumwe uyu ni umugore wanjye yako wana ngwino ndebe yewe yuwe ngwino ndebe niko ni umugore wawe se yes wambaye isaha zimeze gutya niko isaha ntabwo ari isaha ni bya bindi by'abakire babyita tatuwaje harya fasha shaye asuma mwana uyu ni umugore wawe ya ni umugore wanjye nyine nawe nabaye ahangaha
umva ubuzima burandya bikase none ngiye gusaba umunyu hirya marika nkubwiza ukora njye navuye ahangaha noneho benda kunyica uri kumva njyewe umutwe wanjye bari bawukiritseho amafaranga 500. njye nigize ngo aranapfuye ahubwo reka njye nagiye nigira Uganda mpita nkubitana n'umukobwa ahangaha dore nguyu ni umugore wanjye turakubitana aramfasha reba ukuntu usigaye meze warakoze warandemeye umwana wanjye warakoze kumuba hafi bari bamwishe yari umujuru ukabije warebaga mbese yari gutungwa n'iki ariko biriya nyine byarangiranye no mu Rwanda reba n'urukweto umuntu aba yambaye uri kumva yiba yitiye Yesu iyi ngiyi bayita hano ni ingande iyi ngiyi undi we Salamu. ni inzira zagura pasi ikomeze bitese Umva na pasi waba ukeneye yo kugura mwana. pasi Ni ni originale uyirebe neza. Ni pasi ni cyashya rwose. nagaye Chaka mu byibuze 12. we bibiri Pasi ya bibiri pasi y'umuriro si ni ya indi ijyamwe amaka. kangwe bibiri nyine si yakoze Ariko namwe mujye muri gutesha ibintu agaciro. Vaho batatu ngo twumvikanira hano dore dayaga. Amunzira mari batatu bwo. ngira pasi gabanya Takoza byibuze mu munani. Nawe uri kurigura nka pasi ijyamwe amakara. batabini Asi y'amashanyarazi. batabini aho twigira ahantu bagusha amapasi ari amani we bines Oya bine ntabwo nayafata rwose. So wafashe. Cyakora 7-5. reka nkwereke nimba ufite gahunda yo kugurisha kamwe 5,000 iyi ngiyi noneho iyo ni ingande bayita siri wasajya twidafata n'itaka wakinuye so yibona cyakora n'uyu mugore wawe zose yewe enda ariko se mwafasha kamubwira umukobwa w'umudamu ni mwiza ni umusitari nka nyirabukwe umenye ko mabukwe nawe uri umusitari birenze wakira nanjye itatu wabidara nanjye undi bukwere uragereka nanjye kubukwe ka wakira niwumva se mfasha niwe nari narategeye narabuze abantu mu kanya ndakujyana ujya gufata akantu gufata se cyaba n'impanuka nta cyakazi ufite ariko umenye muri abakire mama cyane muri abakire washatse umugore uvuga ngo umugore wanjye nta kintu abuze sibyo ubona ukuntu usigaye mpindutse ngewe dore na bya bindi byose nabikuye sabe warabibonye narahindutse nabaye umwana mwiza bimwe byatumaga ujya kwiba uri kumva ma ibintu nibyo byagushuka ukuvuga ngo rero ngiye nabonye n'umugore mbona murahuje karakteri uri kumva ndavuga ati nahoraga nzana bya bindi by'amabuno by'ibiki bya bikobwa urabizi nagenda nanga nabyo ariko navuze ati reka ndebe umukobwa ufite karakteri n'iza mama basinze muzanire urundi muzajye muzamuce nyuma kareka dore niyo nashaka kandi ntabwo yabikora ko yambwiye ngo nkoreho byabisatsi uri kumva sinabikuyeho none se inzara zanjye urazibona ukuntu usa ntabwo bibona yumvaga ari umurasta akanywa itabi akanywa imogi akiba nibyo warakoze kubikuzaho nibyo byamutezaga ubugoryi mwana ko bihangane wacu nyine wadukaribishije mu nzu ko mbona ko hakinze twishinze kuganira ikibazo mu nzu mfungure se cyangwa nureba kwa nyakabukwe ariko wihangane none gore iwacu ni mu cyaro nta kibazo nta kibazo iwacu ni mu cyaro rwose muremuretse mbanze nkureho isafuriya mutagwa mu mbavu kanze tuvugane waguze imari ariko waguze imari ndakubwiye iyi pasi nujya mu isoko nudatanga 12 ni 20 kwari uko nyine nari mfite inzara y'amafaranga gusa nasho nyine ngurisha nk'umuntu w'inigawe niyo najyaga nkoresha iwanjye ntabwo ndi iniga yawe ntari biyemereza muri bitanu ahubwo kamwishyura sura afite vujo ndafite amafaranga aya nyuma ntandatu niba ari nayo uzana nikomeza yakira bitanu akira amafaranga kaze nkwereza ndi kuri fone nkwereza ndi kuri fone nimero zawe 0,899 3 00 plus 0 okay byarangiye yaje uyu mupfuma rega njyaho mupfuma njyana tugenda tugenda
ahantu wanzanye koko ni he? Beba ahantu kuno hameze. Umfanya ahantu heza. Kwa nini unaifanyia hivi? Kwa nini unafanya vitu kama hivi? Unajua maisha niliyokuwa nayo ubuzima mfite hari ukabonzanye mu bintu by'ibihuru bimeze gutya. Ese nk'ubu toilette iri he? Wanzanye kundisha inyamaswa se? nyine no kuvuga ngo nese ngena kubwira nk'ubu reba nkuba ahantu ubona nakwicara he? umva sheri niba aremere kunkunda ugomba no gukunda ubuzima bwanjye oya ntabwo bishoboka what the fuck ibi ntabwo bishoboka dusubireyo nyine umva mbanza nkubwire sheri sibyo aha niho mu rugo nibwo buzima urabizi uburyo twahuye nanambaye n'ibirenge ko numva nshaka no kwitahira nshaka kwisubirira inyuma ubu se turaryama he ahantu ntabwo ubona ukuntu hameze ibintu by'ibishagati biki bashiri umva nyine mbanza nkubwire sibyo umva mbanza nkubwire aho warira ikiza nahabi warira ikiza sibyo se ubu turajya kurya imyumbati bitoki biki nyine umva oya bana ntabwo bishoboka ubu ndarakaye tugendane reka narushye rero umuti ngaha turi turagira umupfumu bahano haruguru hariya urabona kari akazu k'agashitingi uri kure babahari humura ntuzane ibintu by'ubwoba kuriya mupfumu yari kuvugana n'abakurambere hari ibintu aba ari kuvuga najya avuga ibintu ntibikaye wowe ijyana ngenda ngasigara hano hantu wowe humura ufite ubwoba ariko ntugira ubwoba nta kintu gutwara ariko ngo bwa mbere wagera ku mupfumu nyine wowe najya avuga ibintu byo wikaruma ko aba ari kuvugana n'abakurambere yarukuna bari guhamagara abazimu kugira ngo bamwereke umuntu waroze mugenzi we by'abazimu simbijyamo nifitiye ubwoba pe bino tugenda ariko dore nifitiye ubwoba man bino humura ariko nta kinura tuza mbanze nkubwire urabona yuko sibyo ahangaha niho navukiye niho mama avuka niho ki urumva iyi ni inzu yanjye mama ashobora no kuzayinsigira ariko nimba nko kuyamweza ugomba no kwihangana what the fuck I don't give a shit we gotta go back home ahantu ndumva njye ntahakunze ndumva hatari safe bisi uragira ngo mbigenze base nguhaye umunsi ejo tuzasubireyo ijoro rimwe rirahagije shirire kamanze nkubwira ikintu kimwe ko nihanganiye byose uri kumva ukanyihanganira ukuntu nasaka ukanoragura mu muhanda ku cyanga utayihanganira basi tuhamare nk'ukwezi tubone kugenda ukwezi ni kunini whole month is not gonna work ngaho tugenda unyereke naho nza kwicara basi umunsi umwe ariko iminsi ibiri ndabikwemerera basi icyumweru oya ngwino basi buri uko uzajya ugenda umenyera uzagenda uhakunda wiyongeza icyumweru bibiri akamezi atatashi komora ufite bwabicara gutwara kuko njye umva naje mushuti wanjye waje nakubonye hariya nakubonye umeze neza se umeze neza nabonye ndimwegere mubwire ikibazo mufite utwinjira reka ntabwo ngiye amakuru se umva dufite ikibazo rwose ikibazo ni ikihe hari umugore waturogeye bose araturoga urugo rwose yaratuzengereje rwose turi kugira ngo udufashe ikibazo cyanjye nakibonye nakimenye ikibazo mufite n'umugore munini w'amabuno manini yamuroze rwose yumva ko bamwita arabizi nabonye ikibazo mufite nakimenye ikintu muri kumbwira n'umugore munini wabaroze iyo mu kibazo mufite ubu niwumva bamwita mukita no kurasa niwumva ko kwese amumenya niwumva kwese amumenya ndakubwira bakamu barakora umva nangahe se ngo turwire gataro byonyine ugiye mu bizera maze mugora umuntu wanyu ibihumbi 500 byonyine akose kuri umuntu wanjye waturabari oya uze kujya ngo umufuragiro nibuza nakuraho umufuragiro w'amayumbi 400 kugira ngo izindi jana niba zizarime wa nakuvuriye oya uri umuvandimwe wanjye oya niba 500 byonyine
kambe ngwaye mu fregero w'agacupa ninge ndayazana numva ko bakuru bakora urubona ko isemenya ko ari makuru urabibonye ko uyu mupfume rero umureri ufite angahe n'ibihumbi 5 ntabwo njya kora kesi 10 byonyine nibuza ko niba kujya mu mufragiro wakujyana ngo ujye no gukora umuntu wawe kanyagwa ibihumbi 10 y'umusogongero wawe arya ngo ni umufragiro ibindi zawe kukwira byose wowe n'umuti wo kumurogora rukuruso wayazanye ngaya ni 10 rwose umufragiro biruzuye se biruzuye rwose umufragiro abakuru barakora sinakuru ntabwo ubonye ko yahise amumenye abakuru barakora mujyana musari 500 byonyine muri bafuro umuntu ndayazana rwose nibyo ngibyo Shasima ubu ni ukundiho kumbati narakuye ahiri taranera ahiri tarera ibitsina zaracitse zo ariko Uwiteka arimo arandemera ubwo yabazanye ahubwo amakuru y'umuhungu wanjye akakana gato ntabwo wigeze ujya kubareba ari se nagiye yahambira ariko agato ko sinakabonye barakaguhisha agato barakamije niba kabyibushye niba kananutse simbize nabonye hari wenyine kuko nawe yarizaye nyine aza gusuhuza nyirakuru ko ari mukuru urabizi ikintu kinejeje nubwo nta kintu kiri muri iyi nzu cyo kurya tuzaba turya isombe turye n'imyumbati ariko mbabona sabonye igitenge nakuzanye ntabwo ndareba mama wa pape kuki uzanye izi mbobo hano mu rugo rwanjye izi mbobo ziturumbutse he kandi we mama wa pape urananiye hari ibyo uzavuga ubizi cyangwa n'abagabo wanzaniye mu rugo rwanjye ajya ugabanya umuntu kandi mama wa pape wenda kurwaye imbobo se ni imbobo ni wowe njye ndi imbobo uri imbobo nyine ndi imbobo ongera usubiremo ngo ndi imbobo mbikore uri imbobo mbi cyane mwana ari iwabo uri imbobo ndi imbobo ibi nabyo byari birimo se ndi imbobo mama wa pape ntureba ariko nubwo nakubwiye nakubwiye ko mfite abasore ni wewe ubundi iyi mbwa ni iyahe iyo mbwa yitsa imbwa ni umugabo wanjye ndi imbwa iwanjye ariko mama wa pape warebye mwabanza n'ishabuye rinini kiraho gatoya nshaka kubisabira kabisa sure urebye igitwa igina kine filime ni kirekire kabisa kandi mfite nanjye cano yanjye nakuntu mwamufasha mu kansapotinga nanjye nkareba aho ngera nge ndi kubasaba kuganira no ku mutima kabisa nge mugerageze mumfashe mfite cano yitwa The Twin mureba hasi muri comment mugerageze mumfashe kabisa nanjye ndeba aho nagira mfite imizigo myinshi cyane amafilime ama-challenges amakombini byose kabisa kandi murabikunda cyane dore inkoko dore ipusi ariko